urimo Chiri. Bitis. Meze neza. Gusa neza. Yego. Ntabwo ari cyane. Cyangwa gusa neza. Yego. Ntabwo ari cyane. Tama karibu. Uri kugeze n'ibikapu? Shirinje kukureba. Karibu. Cyane. Narindushye pe. Hano hanze hari izuba. Biteye ubwoba. Ariko rero nubwo mubajije ugahita umbwira ngo ushaka kwinjira mu nzu ntabwo nsubije bite n'ibikapu ntabwo twabivuganye koko utambwira se gukomeje ndakomeje yego ubu gutyo uraje oya shiri ntabwo none hanje ngiye kubanza njye kureba mama narumvise ngo ararwaye ndebe uko ameze ariko ejo nzaza nje ejo nzaza nje urabona ngiye kureba mama ararwaye bitewe no kurwara n'uburwayi afite yaragurishije rero yari yanyemereye ko ari miliyoni 5 agiye kumpa urumva rero ngiye kumureba nimba nzahita nza sushiri hano ntabwo twahimuka tukajya hanze oya shiri shana ndakunda ahubwo tuhavugurure tu niba amafaranga ahari amafaranga arahari nisumba miliyoni 5 ari nkeya asuriseri yego mama erega mama arankunda bitewe n'uburwayi afite urumva ngiye kujyayo mu kanya ndajya kumureba ubundi ngiye kumufasha tujya ahantu we batubwiye ngo ari bwivuze tumuvuze n'akandi kana yashatse kugura amufashe gusa ngiye yanyemereye miliyoni 5 ntabwo ari nkeya okay bisobanuye ngo yararwaye agurisha ahantu ngo yivuze kugira yivuze okay urumva rero bamuhaye amafaranga menshi urabize ahantu mu mujyi bamuhaye ifaranga byinshi ambye ati hatu miliyoni 5 yambye ari bunte ngiye kureba aribi genda nyine ubwo nanjye ubwo sho nta nzajya yego gusa wagenda ejo nzaza ko utegereje nyine gushaka aha sinzi kabisa nese kutabyemera ngende kumva uri kumbeshyirika ntabwo ndi gukubera twabivuganaga nka yanomba nyine bari ibintu bidashoboka ari ibintu bitabaho birashoboka nese ko ngukunda kubizi buriya byabaye ngombwa ko tudakomezanya niyo mpamvu shiri ndakunda urumva n'ubundi nyine usanze ndi hano ngiye nyine mfite n'irongo nase ugiye kugenda gutya mo kugira ngo njye kureba mama nyine yashiri tukambwira reka tumarane basi n'isaha imwe shiri isaha imwe yose we mama erega arankeneye oya nese ari ikibazo nese kubundi kamubwira shiri n'ubundi urajyayo pesi ibyo ndajyayo nibyo ariko ndi kugira ngo njye kureba mama n'ubundi subizi igihe kuza tubanye nta kibazo nyine ariko ntabwo yagiye nazaga nkakureba ngasubira nukuza nje kandi kugira ngo njye kureba mama ariko ntacyo 30 sibyo 30 yonyine reka niyo ko ngiye okay nta kibazo ashishira uri mwiza ariko agusubuye ari nibaza kundi gukora abagabo barora gasandusho ushaka mwiki aha nyine ubona gakandusha iki ntacyo gakurusha ntese siyo mpamvu nanjye nagataye nanjye niba nagataye nkazi ahubwo nta n'ibyo gutinda si gahunda mfite se tubikurikirane vuba uyu mugore ushaka kuza ngo tubane ntashaka konyoshya ngo ndye utwanjye ariko se nanone ko azanye amafaranga ye oya abantu reka azane amafaranga nivugururira inzu ubwo ibindi nzabimenya nyuma
Hello? Chiri? Ugeze siko ariko gahunda narengize ngiye kugenda. Ya okay, iminota 15. Sawa kangutegereze. Sawa. Chiri. Siko wambaye neza bite? Ahubwo usanze naringiye. Sinakubwiye. Iyo utinda iminota nk'itanu gusanga ngiye. Abimbwiye ko ntabwo nzi ko ari nonaha pe. Ariko ntabwo ntinze simbangutse se. Hanyuma se urugendo rwagenze rute? Nyine urugendo urabona mama ejo nise uko nabikubwiye twaragiye ariko uko biri bamuhaye imiti ariko koroherwa. Ahubwo ikindi mama ari kubakisha. Ahubwo nagezeyo arambwira ngo uzajya ukunda kumukurikiranira ibintu ngo mu bana ngo nijujishutse muri uzajya ukunda kumukurikiranira ibintu umenye ngo ibintu niba bapfuye batari ibikoresho ahubwo nzajya nkunda kujyayo bitazakubangamira simba ntabwo byambangamije ubuzima bw'umuntu ntabwo wakwemera ko nyoko uko atura ahantu nawe afite n'ubwenge bwo kubaka ibintu byiza ntabwo wakishimira ko atura ahantu hadasobanutse ubwo ikibazo ni uko ari kurwaraguye izabukuru no gukura nabyo birimo ariko Imana nidufasha ariko shiri hari ikintu nari ndi gutekerezaho kare kubera icyo umwana utamuzanye shiri umwana ndabizi nese umwana papa we aramukunda cyane ndabizi azamwitaho nubwo twatandukanye azamwitaho no kugira atanatubangamira tuzabyara uwacu okay hari igihe numvaga ari ikibazo nyine numvaga ariko abaye bamuzanye akaba ari hano twaba turi kumwe uyu mwana ndabizi papa azamwitaho cyane ndabizi pe ndabizi twanakunda guserera kenshi akamunyaka akakararana ngiye nkarara ukwanjye urabizi twaserera zo mu rugo nawe urabizi nakunda kubikubwira niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro ibyo byose byo kurara wenyine byarangiye guhera uyu munsi niyo mpamvu rero nanjye nahisemo kuza abantu guhera uyu munsi iza guhaserera ngo waraye wenyine ngo oya nuko nyibwo nanjye nafashe umwanzuro nabitekerejeho ubwo nuko ntakunda kenshi rero ubwo ugiye kuba uri hano hari ahantu wongera kujya se umunsi ndananiwe ngiye kuguma hano ncana mbe ndareba utuntu mba ndi bukore nanjye nari ko ndibwirirwa hano sinanakubwiye ko ndibwirirwe hano ariko ngize akagahunda nyine gatunguranye kugenda ngakore ariko ni iminota mike nyine ntutinde ndi no kugira urabona wari uri wenyine urabona ibikoresho wari ufite byari by'umuntu umwe uze gutinda kugira tuze kujyana mu mujyi tuzi n'udukoresho twawe kugira ngo uze kujya tube twagura udukoresho nko mu nzu twongeremo urabona amasahani yari make tuyongere amasafuriya tubyongere hari ibintu bigiye ntagiye kumenyera ubu tugiye kugira abashyitsi batandukanye abagore nyine ubuzima bwa gisore buvemo okay tubane nyine buze kubanguka nyine kugira tuze kujyana kuko ntabwo nakwiherekeza suri bumperekeze ijoro rya mbere ndaranye n'umugore witwa uwanjye nyine uze kuza kare nese tugeze ko twabura n'akanyama tugateka ahubwo wowe nsange wanazitetse ahubwo bashirira hariya hepfo ntabwo ari kure oya ntabwo ari kure si hano ku muhanda se gutambutse gutya kuba ziriya nzu ziteye amarangi y'umweru ikibazo nuko ndi kumva kubyumva neza ntabwo ndi kubyumva cyangwa se reka tubyoroshye n'ubundi ndagiye reka tumanukane ubu harebe usigara uri kuzigura ngiye bite nkomeza haracyari kare sheri ndananiwe pereka manze njyameho utunota dukeya ndi kumva nane mu bwonko haruhuke ngiye kubuhandangiye ntabwo nabibara cyari kare ariko urasanga nabikoze Chiri ndakunda ngaho reka ngende rero ntacyo basi urugendo rwiza